ibintu Jackie yari yakoze byari biteye umwanda. Mwemuretse gato Steven Mutabaruka impeta wakoresheje ngiyi itaregeje n'iryita itaregeje n'ibihumbi 200 sha niba reka umwana wanda barasa mpirime aka kanya rero Steven iyi meta ikubera umuvumo w'ibihe byose iyi meta amara wandije iryo joro amara wandijije uri kunerera ivi abanyarwanda utengushye Imana utengushye Kamaro papa wanjye utengushye nanjye ukanengwa na famille yawe utengushye mw'izina rya Yesu Kristo ndakuvumye uzabura amahoro mu mutima wawe ngiye kugufrashinga ngufrashingane n'ubuzima bwawe bwose ngiye kukushyingura ngushyingurana n'ubuzima bwawe bwose mw'izina ryose ndabyatuye nitwa Usanase Sharon ndagushyinguye mw'izina rya Yesu ndagushyinguye dore ngiyi no original utagira ngo ngiye gutamo purate ngiyi oji muri kwireba abanyarwanda narababaye yambereye imbwa gusku shingura tugende muhango wo gushingura impeta urabona ko ayishinguye ku mugaragaro ubwo abaza mu gukaraba ubwo turahurira hanze cyangwa tuzi ukuntu umuhango wo gushingura umera bashingura umurambo w'umuntu witabye Imana cyangwa itungo ryapfuye. Yego njyewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga ndabanza kugaya abamuha platform abamutunga mikro nahoze ndeba Iris imukoresha interview Iris sinzi niba ari hano mumumbwirire harimo ibintu byo gusebya umugabo ntazi kurongora ntazi kugira gute ubwo bivuze ngo mu buriri nta kigenda n'imbwa ari ya magambo uri ya mutipe ari uri kuyavuga byo bwa nagezeho ngo nandikira beats yeri ndamubwira ngo imvuye muri showbiz arambwira ngo yawiyivamo ariko akosora ibi nibi yego none reka mbe kuri Jackie bose ni bamwe ni ibirara bibiri byahuye bigomba kubana umwe niyihangana undi bose ntibihangana umwe ni ikirara undi nawe ni ikirara ni ibihanga bibiri mu nkono imwe biragoranye bivuze ngo rero ariko se buriya basubiranye ya mpeta Jackie yakongera akajya kwitora muri toilette. Slim Jesus reka nongera mbahereza ikaze bakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye nangire mbasuza kandi bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese imande n'imande zitandukanye z'igihugu ubu ngo ngarukanye no bita Faxman original. Umeze gute se? Ndakomeye man. Ndishimye kuba nicaye ku ntebe za televiziyo yawe atari ikindi atari uko nyine uko mbizi kuri umuvandimwe. Wahoraga unsaba duhure tubonane ngo ikiganiro n'iki mwanya nkawubura ariko nyine nagize wagiriwe amahirwe nanjye ngirwa amahirwe yo kwicara nkaganira n'abakunzi ba Slim Jesus. Ni channel ikunze guca ama space bitangazamakuru byinshi biyireferaho ariko ikindi nkabanzi kuri umwe mu bantu bafashije abantu benshi mu bijyanye na YouTube mu Rwanda. So rero kandi ukaburi n'umuvandimwe ndishimye rero kuba ndi hano papa wanjye. Urakoze cyane Faxman. Yego umeze neza cyane. Ndashima Imana umwaka ugiye kurangira neza. Turi kwa kabiri ra turi kwa kabiri ubanza yego icyumweru turakigerereye ibintu bimeze neza ibintu bimeze neza kabisa ariko mbere yaho gato ndabanza kwamamaza ndamamaza Space Studio. Ni studio ikora amafoto ndetse ifotora mu makwe n'ibirori bitandukanye ndetse tugakora photography na videography ndetse na live streaming. Ni studio ikorera hano mu Gisimenti hano muri etage yo kwa Mutsindashyaka. Nitwe ba mbere dukora amafoto meza cyane ndetse abantu batuganye cyangwa abantu tumaze iminsi dukorera nibo batubera abahamya. Ukeneye kuduhamagara rero cyangwa nimero watuboneraho kugira ngo tugukorere amafoto mu kwe bwawe waduhamagara kuri 078245 0874. Yego iyo ni Space Studio munadushyigikire kuri Instagram yacu page ndaza kuyiguha yishyira hano muri comment. Hari ikindi se
ntago cyamamaza mutipe wakogosha gasa ndamwamamaza ariko kubera ko nsa nabi ntabwo urumva ari kwamamaza umuntu ngo ni wogosha wa mbere kandi n'ubundi ku mutwe wawe usa nabi ntago ari byiza ariko ni umuntu wanje niwe mogosha wa mbere yitwa Ramazani Kigali Pipazo niyo saro ya mbere abantu bayigane cyane ndetse baranayimenye papa wanje. Hari abadamu najyagamo nago gushinja ngo kwisiga kanta ngo kwitera kanta mu mutwe bari yase bose baba biteye ibishahuro ba Clara rero nta kintu nyimuvugaho naje gusanga ari umubyeyi twarahuye nje na Clara twarahuye arambwira ngo ndagusemba imbabazi gose kamarade ngino ndamubwira nanjye ndagusemba imbabazi kuri umubyeyi erega ibi bintu nubwo ari showbiz tuba turimo abantu bareba bino biganiro byacu hari ubutumwa bashobora kuvanamo. Yego dufite ikibazo rero nk'aba influencer nk'abanyamakuru bakora kuri YouTube. Yego dufite ikibazo ko ibintu tubyegereza umutima ariko kubera impamvu ebyiri. Yego amaco y'inda no gushaka kuba umustar. Usiko buriya nta munyamakuru umustar ubaho nawe nta n'umunyamakuru ugomba kuba umustar. Yego umunyamakuru aba ari umugaragu w'ibyamamare aba ari umugaragu wabaha inkuru. Yego ndabyumva aho turajyana bimwe mu bintu bituma umuntu aba umunyamakuru n'ubu umunyamakuru ukeneye kuba umustar uzaba wakisha. nta munyamakuru umustar ubaho buriya nubwo bavuga ngo mama Rwagasabo ngo mama Scovia ngo umustar si umustar ni umunyamakuru. No umustar si umunyamakuru ahubwo ubwo ni umustar si umunyamakuru. nta munyamakuru umustar ubaho usinzi zabikwereka ni igihe uzaba uri muri danger zone aho nta muntu uzaba uri kukwitaba. Reka kwereke neza umwe mu basesenguzi twagize mu Rwanda yitwa Fata ku Mavuta. Yego wabonaga ibiganiro yakoraga n'ama operation muri comment bamuhaga narabibonaga byose. niwe musesenguzi wa mbere uru wa danger ndamagusimbura abandi bose n'abana ariko Fata ku Mavuta gifatwa ubonye comment bamuhaga twari twarabikubwiye wariyemeraga wageraga gute kugera ku rwego n'abanyamakuru bagenzi be ukoze research wasanga 5% nta uramusura. bivuze ngo nta munyamakuru umustar niko bimeze ibyo byo turajya abagaragu b'abahanzi turabagaragu b'abakinnyi ba filime nushaka kwigira umustar w'umunyamakuru uzaba wa. iyo mbwiye rero ngo hari abagore ngo banshinza ngo kanta ntacyo ndayitera kandi nabo bitera makeup bitera ibishahuro ago nabitinda none se makane yuko kanta ndayitera uyu munsi duhuye ntayiteye nta kintu bintwaye ma. abakobwa ngo bitera makeup ngo akenshi hari babi simbizi n'ubwiza makeup ntabwo isobanuye kuba mubi kubera yuko bibaye ari ibyo ngibyo abantu bose bubaka inzu ntabwo bakora finissage. Yego kudakoza finissage inzu yagaragara nabi ariko yaba ari inzu nuko ngo nka Karate iteye makeup nka Karate iteye makeup yagaragara. Allo ego ntago navuga yuko atiteye makeup yaba mubi ahubwo abantu bareba ibiganiro bye nibo babikubwira nibo babivuga. twarebwe mu ishusho y'Imana twese kandi. Yego wakwitera makeup utakwitera makeup nta kintu bitwaye. ikintu kinshimisha nuko wasabanye imbabazi na Clara n'umuntu twapiki biranshimisha ko waramusabye imbabazi ariko twari igihe cyageze nkigaya kubera gute nshwana n'umugore gute njya muri bifu n'umugore. abagore ni abantu boroshye Bibiliya iravuga ngo ni inzabya zoroshye. Yego ni abantu umujinya wabuza vuba n'umuntu ushobora gukora ikosa usibye n'amategeko. Yego n'Imana ikamubabarira vuba cyane. urabona nk'aya magambo Jackie yavuze ejo harimo ibintu byo gusebya umugabo ntazi kurongora ntazi kugira gute ubwo bivuze ngo mu buriri nta kigenda n'imbwa ariya magambo uriya mutipe ari uri kuyavuga ubu none haribu yari kuba yamutwaye. ibyo nibyo nanjye nayo nshatse kuhita twinjiraho ubasabye imbabazi Clara niyo mpamvu ndi kubwira ngo rero nta kintu ngomba
Kara nta kintu yapfa nanjye nta ntunze nanjye nta kintu napfa nawe simutunze. Karara ni umunyamakuru njyewe ndi umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi afite YouTube channel ye yitwa Karara Official nanjye mfite YouTube channel yanjye yitwa ENTV nkakorera 3D nkakora 5 to 5 nkakora kuri Flash afite ubuzima bwe nanjye mfite ubuzima bwanjye. Yego none kubera iki uwo bita Jackie utaramusaba imbabazi mu gihe wumva ko ntacyo ugomba gupfa n'abagore mu minsi yashize warafashe rwose avuga ati ndaya ngo ni Jackie mbese uramwataka ku buryo nyine we yashyize kuri stati by'ibitutsi byinshi cyane kuri status ya post ibitutsi byinshi cyane agutuka? Yewe ndi umusesenguzi mvuga ibintu ukuntu mbyumva. Iyo wakoze ikosa ndagukebura, iyo wakoze ikintu cyiza ndagushimira. Urugero mu biganiro nakoze ndaza no ndakaguhereza ndabyuka ko ndibuze kukagugashyire mu kiganiro turi ku rukiko. Umunyamakuru urugendo yarambaje ati Jackie uramuvuga wiki? Ndavuga ngo gutererwa ivi kwa Jackie ni ibintu nishimiye kubera yuko Jackie ni umuntu abantu benshi bataciraga karute, ntabwo abantu babyumvaga. Uri kunyumva neza? Yego. Ni abantu niba batabyumva rero ngiye ndimo ndabyumva kubera ko dufite ingero z'abantu benshi bagiye bava mu bintu bigiye bikomeye cy'uburaya cyangwa mu kwiyandarika bakaba abantu b'abagore kagira umuryango. Numvaga ari ibintu byiza. Ibyo bintu se katabivuzeho. Dore ikibazo dufite mu byamamare byo mu Rwanda. Nimvuga uburyo ki Pionika, reka mwe Pionika kuko niwe dukorana kandi ntago yarakara. Nimvuga uburyo ki Pionika yafashije abantu, nkavuga uburyo ki Pionika ari mwiza, ari handisamu, afite amafaranga, abayeho ubuzima bwiza, yafashije abana, yishyuriye amashuri abana, nta kibazo. Ariko nimvuga ubuzima bw'uko hari umuntu yanze kwishyura birahinduka ikibazo. Bivuze iki rero? Dufite ikibazo mu mitekerereze yacu ko dukeneye kumva abantu batuvuga neza gusa bavuga amakosa twakoze tubyakire. Yego. Kamara ndaje gato ndaje. Kamara hano araka ndaje kumwe na Simbiza ndi mu kiganiro. Yego. Hano arakantu nshaka kumvisha. Akantu nshaka kumvisha ugira icyo ukavugaho biragusaba ko playing just playing bamuha platform abamutungamira Jackie Sharon njyewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga ndabanza kugaya abamuha platform abamutungamira. Nahoze ndeba Iris imukoresha interview. Iris sinzi niba ari hano mumumbwirire uriya niwe content creator yabonye niba icyo avuga yumva. Iris ni ukuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda. Nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview nawe rega ngo asiga ahamagara press conference. Muze kureba mikoro zari zimuri imbere. Abo nibo nagaya n'ababikwirakwiza, nibo nagaya. Undi we ngira ngo ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe, level y'indero ufite, ukwiyubaha wowe muri wowe ufite, ikinyabupfura ufite ku banyarwanda, nicyo bigaragaza. Hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasomye. Iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku banyarwanda. Uriya niwe content. Ngira ngo urakoze cyane kuzana kuri icyo kintu ariko nushaka kurekera aho. Yego. Ni warning nyine yahawe. Ya kabiri ko warning ya mbere yayihanywe na fata ku mavuta. Jackie ntiyahinduka. So iyi warning rero isobanuye yuko ari warning nyine ishobora no gutuma Jackie afungwa. Iyi warning ishobora gutuma RIB imuhamagara akamufunga. Kandi byari birakwiriye. Ntabwo nakwifuriza gufungwa k'umuntu, ariko iyo umuntu bamwihanangirije erega bro reka musobanurire hari ikintu tutazi. RIB n'ababyeyi
ribu baratwigisha mu bindi bihugu nta warning baguha, iyo wakoze ikosa baragucakira bakagutwara. Ariko twe ribu iragerageza ikaguhamagara ikakwereka amakosa wakoze, genda uhindure, bakakwandikira message, bakaguha warning. Buriya umumaro wa ribu cyangwa intego ya ribu ntago ari ugufunga, intego ya ribu ni ugukumira ibyaha bitarakora no kwigisha. Yego, nibyo bintu ikunze gukora. Iyo urebye ibintu Jackie yari yakoze byari bigeze ikosa kameme byo ubwabyo gufata abanyamakuru, ndanabagarukaho nyuma, gufata impeta ukajya kuyishingura. Yego, cyangwa tuzi ukuntu umuhango wo gushyingura umera, bashyingura umurambo w'umuntu witabye Imana cyangwa itungo ryapfuye. Yego, iyo ufashe impeta ukayishyingura ni yindi signification cyangwa ni yindi sinzi, simbizi kabisa. Yari yakoze amakosa. Jackie yarakwiriye guhabwa warning. Jackie nadahinduka arafunga. Reka ngubwire, si bamaye warning. Yego, barayimuhaye. Bamaye warning mu bijyanye n'amakosa nayo nakoze ku rukiko. Yego, nayo nagiye ku rukiko ndekoda kode, narabibonye, baranampamagara barambwira bati wakoze ikosa, ndabyemera nditaba, nta kintu bitwaye. Ribu umuntu wese ihamagaye ntago imufunga, barakwigisha. Nanashimira Dr. Bitieri urimo guhagurukira bino byaha bikorerwa kuri internet kuko ni byinshi. Baranyigisha, banyereka amakosa nakoze, ndayemera. Bagiye kujya kudutangaza njyewe na Jihad, baratwigishije batubwiye ati bari barabanje kuba warning. Kuva uwo munsi bama warning. Yego, uzabaze ibitangazamakuru nkorera, ntago nzongera kujya ku rukiko. Ntabwo uzongera kujya mu rukiko? Yego. Waratinya? Njyewe njyewe ntabwo ndi umunyamategeko. Hari abantu bize amategeko bayazi, nibo basesengura amategeko, ntabwo bayasesengura. Amategeko bayashyiraho, none ko abayashinzwe nibo bayasesengura. Njyewe ntabwo ndi intyoza. Bivuze ngo warning bampaye rero, icyo kintu bakimpereye warning, ndinde wo kugisubiraho, ndinde wo kugisubiramo. Jackie bamuhaye warning ishingiye ku magambo mabi yavugaga Nyandagazi, n'ubu yongeye abisubiramo. Ndetse narashimire yuko ribu yabirebye ikabifata bikiri mu maguru mashya, uko ibintu Jackie yari yakoze byari biteye umwanda. Nugusebya kiremwa muntu, nugusebya igitsina gore. Bivuze rero ngo warning yari ikenewe, nta kintu yari ikenewe. Yego, mugenzi wa Pionika yuko nyamubona ku nkiko yarabihuguriwe, ni umuhanga. Pionika okay, ntago sinzi niba yareze amategeko, ariko uburyo abikoramo abikora neza. Nanjye nabikoraga neza, ariko nyine iryo kosa iyo waguye mu ikosa rimwe, yego, cunga sana. Cunga, genda gace. Njye bwa nagezeho ngo nandikira Bitieri, ndamubwira ngo mvuye muri showbiz, arambwira ngo yawiyivamo, ariko akosora ibi nibi. Yego, none reka mbe kuri Jackie, reka nze kubitangazamakuru. Yego, ibitangazamakuru nawe urimo, nk'iyo ufashe umwanya ukajya muri toilette ugakorera atitire ngo ni live muri toilette, Jackie ashyinguye umugabo we. Tekereza abanyamakuru dufite, mwabuze ibindi bintu mwavuga, twabuze ibindi bintu twakora. Bigeze ku rwego ribu itunyuzamo ijisho, niyo mpamvu rero badafata bakadufunga ntitukaye dusakuza, kuko ribu yaratwihanangirije n'abaturage babira ko turi gukora ibigize amakosa. Yego, bivuze iki rero? Nsoza kubera ko mfite na boro ngiye kujyamo yindi. Ndabyumva. Reka nshimire ribu, ariko none mbwire Jackie ngo nahinduke, bitari ibyo ngibyo isaha n'isa yafu. Yego, hanyuma kubona umugabo, yego, Jackie yakosheje, kubona umugabo we avuga ngo Jackie yararwaye imitezi, byo bivuga iki? Wari umugabo bose ni bamwe, ni ibirara bibiri byahuye, bigomba kubana. Umwe niyihangana, undi arihangana, bose ntibihangana. Umwe ni ikirara, undi nawe ni ikirara, ni ibihanga bibiri mu nkono imwe, biragoranye. Bivuze ngo rero amakosa Jackie yakoze n'amakosa Steve uriya mutipe yakoze, bose ni bamwe manje. Nta ntunganirimo. Ese ko numva bose ari ibiraro, ubwo gushwana byabo byari bikwiye, si bari kwigumanira?
ahubwo kubera iki twabigize igitangaza gushwana bagomba kwigumanira kuko ari ibiri nkuko Jackie na Noza na Kamaro batajya bashwana ariko Kamaro nturabona Skyto na Kamaro bashwana ako nako bajya bashwana ngo bamara igihe kinini nuko ngo nabo bashobora kuzongera bakihuza Jackie n'umugabo reka tubitega amaso yego bitega amaso cyane rwose ariko se buriya basubiranye ya mpeta Jackie yakongera akajya kwitora muri toilette ahubwo nicyo kibazo buriya mutaye yaramutaye dusoza rero twibwira kuri gahunda za ENTV kugira ngo twikomereze imicano yanjye ariko ntabwo ndi kwikoraho cyane muri iyi minsi kubera ko ndi busy n'akazi kenshi ariko ni channel nakoze ifite abasabi 2,000 barabura abantu 16 mu cyumweru kimwe so ndashaka kubera ko nyifite contract ndacyafite contract turimo no kudiringa uburyo ki nayongera ariko ndashaka no gutangira gukora vlog zanjye n'undi muntu turi gashaka umukunzi nta mukunzi nyine umwe mu bantu badakeneye umukunzi ndamufite oya ukeneye umukobwa muzajya mukana tu vlog nk'andi makuru ubuse Miki byo yakoreye ibyo Regis yakoreye Miki ntiwabibonye no ese byaguteye ubwoba ku buryo nawe utashaka umukobwa mukorana reka ntuze ntacyo kuba singo njye mfite umukunzi mfite umukobwa wanjye witwa Nsinzi Kundwa n'umukunzi wanjye bintwaye iki ndirwa niruka nka mu bakobwa ngira birantu ndabishaka kwiki wabonye ko ariko Miki yagarutse muri vlog naga ngo nabakazini wayibonye zira vlog zawe ni byiza Miki njyewe ndamufana ni inshuti yanjye usibye ko ubungubu ubushuti bwanjye bwaragabanutse nzi ikintu twapfuye ariko nakomerezaho yego numwe mu bakobwa ubona baba content creator bazi gutekereza cyane bino bintu yabijemo yarabyize yego plan A ni yanga afite plan B nakomereza aho ngaho we na Aga nabonye na Aga yamuzanye muri deal ni byiza yego bakomereza batera imbere man icyame no ko bakora ibintu binjiriza amafaranga bakora ibintu binjiriza amafaranga ese ubundi bintu wakiko nashari mufitiye jewe mfite umufungo wanjye ninjiza mfite uburyo mbayeho naho bafite uburyo bwabo babayeho batera imbere yego Imana gusaba support uzayibaha cyane nanjye njya nyimusaba kayima Miki yego numva ko ibintu bimeze neza cyane yego bimeze neza so reka ngushimire iminota wari wamaye nk'umuyobozi ndayubahirije ubutaha tuzavugana neza nta birenze sawa urakoze reka mvuge Steven Mutabaruka impeta wakoresheje ngiyi itarengeje n'iryitanu itarengeje n'200,000 sha niba renga umwana wandi abarasa mpirime aka kanya rero Steven iyi meta ikubera umuvumo w'ibihe byose iyi meta amarira wandije iryo joro amarira wandijije uri kunerera ivi abanyarwanda utengushye Imana utengushye Kamaro papa wanjye utengushye nanjye ukanengwa na famille yawe utengushye mu izina rya Yesu Kristo ndakuvumye uzabura amahoro mu mutima wawe ngiye kugufrashinga ngufrashingane n'ubuzima bwawe bwose ngiye kukushyingura ngushyingurane n'ubuzima bwawe bwose mu izina ryose ndabyatuye nitwa Usanase Sharon ndagushyinguye mu izina rya Yesu ndagushyinguye dore ngiyi no original utagira ngo ngiye gutamo plate ngiyi oji muri kwireba abanyarwanda narababaye yambereye imbwa gusku shingura tugende umuhango wo gushingura impeta urabona ko ayishinguye ku mugaragaro ubwo abaza mu gukaraba ubwo turahurira hanze yageraga agapakira ibintu muri uriya mugabo uriya Benovia yageraga agapakira ibintu muri uriya mugabo rero uriya mugabo aragenda agera ku rwego yizera Benovia ibintu yabwiye Benovia yakabibwiye Kamaro ntabwo ari kubita hanze yari kwicecekera kituriza kuko yashakaga yuko nubaka njyewe yashakaga ko nubaka kuki ngiye nihanganye ngiye nkajya ngendana no mabyi no musaraba nkawugendana kuri kamera nkagenda ngareka abanyarwanda ko nta kibazo mfite nuko nta kanwa se mfite ariko nashakaga kubaka mani sasa ngiye kwitaba muri toilette ndayivugiraho amagambo ndavugira kuri no meta Steve uzicuza icyatumye ikinisha umutima wanjye baza no kuvidura ariko iyi ngiyi ntago yasaza ese ngiyi yasaza bazaza kuvidura amabyi ubundi bayisangemo Benovia si twara tuvuga n'iki sura karakabi ngewe ukuri guhari Benovia group yarasenyutse
Benovia twari twarashyize hamwe kugira dukorane imiziki. Benovia indirimbo ya mbere ya Sekira niyo nakoranye na Benovia, ariko nafite izindi ndirimbo zo muri worship ziri hanze za gospel, ariko abanyarwanda batazi ukuri kose ni kugushyira hanze kubera yuko Benovia arimo aritwaza yuko ashaka ko yaragize uruhare runini cyane mu bustari bwanjye. Kandi ko Benovia yakujyanye muri B1G. Oya, ntabwo uko bimeze. Reka mbivuge. Benovia ntabwo bigeze unjyana muri B1G, ahubwo wanyeretse inzira ijyayo nkujyanayo. Ubundi boss aranakubwira ngo wibuke iryo jambo, arakubwira ati ngiye nkwakiriye kubera Jackie, kuko Jackie afite fame, wowe ufite iyihe, wakoze iyihe ndirimbo. Ngo si bagiye kwita bamwirukana se kuva mutandukanye na Benovia. Ese we oya Benovia yambaye amajiri ya B1. neza simba mbona yambaye amajiri, anambara n'ibintu byika. Ntago ndimo ndamwamamaza nako. Sinongera no kuvuga kuri uriya mwanda kwanza. Ikintu cyaduhuzaga n'akazi. Urumva ikintu cyaduhuzaga n'akazi, ngira ukuri kwinshi murabizi. Ikintu cyaduhuzaga n'akazi. Urumva akazi niko kaduhuzaga. Byararangiye rero situgikorana imiziki, situgikora akazi kamwe, nubwo turi muri kampani imwe, ariko sidukora akazi kamwe. Mfite uburyo bwanjye nkoramo akazi, boss akabishima. Afite n'uburyo bwiwe akoramo akazi, boss akabishima cyangwa akabigaya. Ubuzima bugakomeza. Sasa rero kari akabi kari kungendaho, ari kwitwaza ubu MC yabayemo mu ivi ryanjye. Ndahiro Valence Papi yarahari, Ndahiro Valence Papi yarahari, yari kuba mu MC. Umuntu twe twashinze ubu MC n'umuhungu witwa Socrate. Yaje atinze. Niyo twe twashinze ubu MC. Urumva? Ne twari twabishinje, twe tumaze n'iminsi tubipanga n'ubwo warabizi. Kandi twe twashinze ubu MC. Ngewe ngenda umuraro uteye ubwoba ku buryo ngiye nta kintu cyantungura. Niyo mpamvu nibi bintu byo gutandukana n'uriya mugabo mbwa, urumva bitigeze bintungura. Uri kumva ibyo bintu? Ngenda umuraro uteye ubwoba, nago ngiye waza kunjugarika unzanaho ubuyugoryo narabuye Tunisi muri Tunisia. Uraza umubwira ngo urumukwe, ariko Benovia uraza umubwira ngo urumukwe afere biri guhena mu misatsi y'abagore. Wanyeze ukaza unera iseseme ma. Nesa Jackie. Ariko sicyo mutazi niki. Benovia nago si ibintu yavuze. Urumva Benovia sinzi ibintu yavuze, ariko ari mu bantu bansenyeye. Icyo kintu mu cyumvi. Benovia yarankundaga. Ibyo ndabizi. Benovia yarankundaga. Benovia yarankundaga ashaka kunsaba, ariko yarabuze ahantu hera. Yego. Ibyo bintu hari umuntu wabimbwiye simuvuga none ahangaha. Urumva? Benovia yarankundaga. None ashatse kuguteranya na Steve. Urumva bakimara kunerera ivi, Benovia yahise agira ishyari iteye ubwoba, ashaka kunzana ibintu byinshi. No mu kazi n'ibiki mpita mvuga ati rero uyu Mukaritasi reka mukwepe atazatuma nakora akazi kabandi neza. Nabi. Ngewe nkora akazi neza mu buryo bwanjye niga. Ngewe Gisenyi nayiturikije, ngewe mama yake. Benovia numva yaragufite. Ako ngiye mama cyangwa ngewe mama yake Gisenyi nayiturikije, Bombo Platinade. Urumva? Queen oitonze. Yarazimfitiye nyine nese simubizi. Yarazimfitiye pe. Ariko mu byuko kamabwiza ukuri. Sha Benovia urimbwa, Steve urimbwa, muri abamotsi kimwe. Reka mabwiza ukuri, ngiye kuhita muri toilette maze ibyishimo biboneke mu bantu bose banyanga. Mbere yo ubundi mwishime munezerwe, nundi sije wa mbere wabushenye. Namurenge umuhango wo gutimeta muri wo gushyingura. Urumva mu bizi byabaye uwitwa Steve Brown yagiye mu rukundo na Jackie. Urumva mamaze kujya mu rukundo, Steve ari declare avuga ati nanjye ngize gute nkurikiranye gahunda yose Jackie kamushyire mu mago. Urumva ibintu bigende neza. Kumbe Steve Jackie aravuga ko yashaka kwigira gute, kwirira amaturu akigendera. Kandi ubu nta nubwo yashoboye ayo maturu aho no kuno banga yaje gukinira mu biryo. Urumva rero kuza gukinira mu buki ugashaka kubugaza ntabwo byava. Steve rero tuvuga ni umukwe wanjye, ubona tuvuga ndi mu gahinda, nahombye umukwe. Urumva nahombye umukwe. Urumva umukobwa wanjye ntabwo apfakaye kuko ntabwo bigeze bashakana. Urumva ariko icyo tugiye kurikizaho no gufata iyo mpeta tukayisubiza kwa nyirayo. Urumva ariko tunyinjije muri wese. Urakoze kuko baravuga ngo imbwa iseka imbohe, sibyo? Niko bavugara imbwa iseka imbohe. Sasa rero ko umugabo mbwa aseka imbohe, ariko mu byukuri baravuga ngo niba ukeneye icyubahiro uri umuntu w'umugabo nawe gitange.
Ako Jackie reka nkubaze ikibazo kimwe. Ukeneye icyubahiro nk'umuntu w'umugabo nawe gitanga. Ariko nyumva mbabwire uretse gatoya. Jackie yari yaratuje bro. Jewe Jackie yagiye ambwira saga ziwe urumva. Yura mukoboyi urumva. Nje nkamugirira nkamubwira ati Jackie calm down urumva nkambwira ngo niba harabayeho kiriya gikorwa kimeze kuriya ntazibana zidakomanya amahembe. Please wowe tegereza urumva ugende gakeya utuze urumva ejo muzongera muhuze neza muganire neza kubyumva. Iyo ni kuri round ya mbere yabaye nuko byagenze ya kabiri raba ndamubwira Jackie ndamukebura aravuga ati ntari na Steven niko twavuganaga ku ruhande ariko aradutengushye nawe twavuganaga ku ruhande ariko aradutengushye ariko aradutengushye ese tuyishyire muri toilette ariko mutwereke toilette twadushyize uretse Jackie reka manze nkubaze ikibazo mbere ko mujya gushyingura iyo meta ikibazo nashaka kukubaza ugiye gushyingura impeta yaguhaye ariko akaba ari kukwishyuza imyenda ye ufite wabanje kuba wameze imyenda ye nje nambarana nawe hari imyenda ngo iyo myenda azayibona niba ashaka yuko anayibona biri kuri YouTube sha ni izina ry'Imana basi yo mu yinuma nkayizana mu modoka najemo ahubwo ejo uzatuzagira umunsi ejo uyizane nyizane ubundi nyiguhereze niba utakeneye kuyibona nje nanayitwika ariko burya kuko nge ndi umusazi nta kibazo Steven ni muri wese tujye kwishingura njyewe reka mbabwize ukuri njyewe Jackie muranzi neza urumva Jackie ndiyubaha nkiyubahisha impamvu rero itumye ngewe Jackie ngewe nkasara ku rwego ngewe njya guta impeta muri toilette n'umugabo wihinduye umugore akavuga kigaragara ko Steve yari yahebye reka nkugurane sha iyi ngiyi reka mbabwire iyi ngiyi nagerengeje 200 ngiye kwita muri toilette ayo mafaranga n'uyanyishyuza nkubaze niba warazaga gukina mu byo kurya ku mafaranga urakoze none se koko nira iyo ngiye niyiwe nayitayemo kano kabyinda kakabi aya niyo yamwanditse uyu mwaka uyu yambabaje cyane reka toilette ziragana nzapfa gutera ivi toilette ni mo hano Slim Jesus.